dushimire Imana, dushimire Imana mu byo yadukoreye, ibyo yaduhaye. Ku wa kane tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa gatandatu 2024, Diyoseze ya Ruhengeri yahimbarije umunsi w'uburezi gatolika muri paruwasi ya Runaba mu karere ka Burera mu murenge wa Kinyababa mu rwunge rw'amashuri rwa Kinyababa, aho rwahimbazaga yubile y'imyaka 100 rumaze rushinzwe. Misa yayobowe na Nyakubahwa Musenyeri Gabi Bizimungu, igisonga cy'umwepiskopi wa Diyoseze ya Ruhengeri yari yabereye intumwa muri ibyo birori. Musenyeri Gabi Bizimungu yasabye abana gukunda Imana no guhura nayo kenshi mu ijambo ryayo no kumvira ababyeyi n'abarebarera. Yibukije ababyeyi n'abarezi kurera abana kibyeyi, kubareresha indero nziza no kudakingiriza abana mu kubona Imana n'andi mahirwe abafasha kugira ejo heza. Yasabye buri wese ugira uruhare mu nshingano z'uburezi guha umwanya abana no kubafasha gukura banogeye Imana n'abantu. icyiciro cy'ishuri ribanza ndetse n'icyiciro cy'amashuri yisumbuye, bose turabona ko bakeye bafite isuku kandi bagaragaza ubudashyikirwa mu buryo batambuka mu karasisi. Ni Kiliziya Gatolika rero ikomeza ku Nyabizi badufasha kuzirikana hamwe n'abarezi babo. Murabona ko barakeye bazirikana neza insanganyamatsiko y'uyu munsi, aho ubona rwose ko abanyeshuri bakeye.
kugukurikira urugendo turimo zawuduha amahoro reka tugushimire nawe reka tugushimire warakoze uri umubyeyi w'impuhwe twiyemeje kugukorera iminsi yose yo kubaho kwacu dushimire Imana ibyo yadukoreye ibyo yaduhaye twishimire yubile 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 nziza Imana irakarama dushimire Imana dushimire Imana mu byo yadukoreye ibyo yaduhaye twishimire yubile 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 nziza Imana irakarama Nyagasani Yesu n'abane namwe Nyagasani Imana ushobora byose nahora abarinda ibyago byose maze kubw'impuhwe z'abashakazemo ingabire z'umugisha we naho imitima yanyu kwibanda ku magambo ye kugira ngo mushobore gutunga umunezero uhoraho iteka nuko nimusobanukirwa n'ibitunganye muzahora mugende mu nzira y'amategeko ye kandi muzinjire mu ijuru musangiye umurage n'abarituye ushobora byose nabaha umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nimujyane amahoro ya Kristo bagenda kwirira muri kwishuri nyine namukoreye na gaze kandi nyine bari kugenda